umuntu yanze kujya kwiba ahisemo kujya kuzunguza. Oya wivuga ngo yanze kujya kwiba. Iyo wanze kujya kwiba ntago ujya gukora uburayi. Uyu muntu uri gushika kumuharezo ivuga ngo icyo kintu ari gukora ngo nta kibazo, ariko kibazo kirahari. Tubanze tubyumve ko ari kibazo ntareza afite, kuko abantu bose batanze kujya kwiba ntago bagiye kuba bazunguzaye. Biri no mu bintu biteza ikibazo cy'ubuzima kuri wa muntu uri kuzunguza, muri bwa buryo twavugaga, yaba wa mwana hetse yirirwa na kuzuba, yaba we ku giti cye mu gihe yafashwe n'uburyo yafatwamo naho yaba ajyanywe. Ibyo ngibyo byose ni ikibazo gikomeye cyane. Buri muntu wese agomba kumva akamenya ko amahitamo afite uyu munsi yo gushakisha imibereho, ntago amahitamo yo gushakisha imibereho ari kujya gukora ubuzunguzayi. Isi tugezemo n'igihe aho kigeze, tugomba kumva ko wa muntu udasora yakoze ibintu bibi, wa muntu uteza akajagari yakoze ibintu bibi, wa muntu uteza umwanda mu gihe wacu yakoze ibintu bibi. Tugerageze gukora ibintu byemewe n'amategeko kandi biri kuri gahunda, ariko twubaha inzego z'umutekano kuva ku irondo ry'umwuga kuzamura. Nibyo buri gihe bizatuma dukomeza kugira umutekano kuri twese no kubahiriza gahunda nk'uko dusanzwe tubizwiho.